niyicarubozo kubona executive w'umurenge ahagararira umuntu wo kunsenyera napfushije. Ni ikibazo leta idashobora kuza ngo ivuge ngo turategetse ko abantu inzu zo gukodesha zigarukira kuri uyu mubare. Ibyo ngibyo byo biragoye. Byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Yitwa Muganga Nzito, ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabatswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Atanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Atanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Atanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Atanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Mu myaka ishize Kigali yakomeje kuvugwa nk'umujyi uri gutera imbere cyane ku muvuduko wo hejuru. Imihanda mishya, inyubako zigezweho, isuku ndetse n'umutekano biri mu bituma benshi bavuga ko Kigali iri mu mijyi myiza cyane kandi itunganije muri Afurika. Ariko nubwo umujyi ukomeje gutera imbere, hari ikibazo gikomeye ndetse gikomeje kuvugwa cyane n'abaturage benshi batuye muri Kigali, cyane cyane abakodesha amazu. Ni ikibazo cy'ibiciro by'ubukode bw'amazu. Abaturage bakaba bavuga ko bikomeje kuzamuka ku buryo ubuzima burushaho kugorana cyane. Hanyuma rero mu duce dutandukanye twa Kigali nka Kimironko, Kinyinya, Gisozi, Kanombe, Nyamirambo, Remera ndetse n'ahandi na za Gikondo no mu bindi bice bigiye bitandukanye, abaturage benshi bavuga ko amafaranga y'ubukode agenda azamuka uko imyaka ishira. Arabavuga ko amafaranga menshi bakorera asigaye ashirira mu kwishyura aho baba, ku buryo ibindi nyenerwa by'ubuzima bisigaye bigorana cyane. Bamwe bavuga ko iyo umaze kwishyura inzu amafaranga asigara aba ari make cyane. Hari abaturage bavuga ko ubuzima muri Kigali bugenda burushaho guhenda cyane kubera ko usanga ubukode, transport, amazi ndetse n'umuriro n'ibiribwa byose byarazamutse icyarimwe. Abenshi bavuga ko ikibazo gikomeye cyane ku rubyiruko n'abafite amikoro yinjiza amafaranga make, aho usanga umuntu akorera amafaranga make ariko igice kinini cyayo kikajya mu bukode bw'inzu. Kubera ibi bibazo, abaturage bavuga ko batangiye gutekereza kwimukira kure cyane cyangwa se kujya mu yindi mijyi mito cyangwa gusubira mu byaro, kuko bavuga ko ubuzima bwo muri Kigali burushaho kugorana cyane buri mwaka uko imyaka igenda ihita n'indi igataha. Hari n'abavuga ko kugira ngo babashe gukomeza kuba muri Kigali bahisemo kubana ari benshi mu nzu imwe kugira ngo bagabane amafaranga y'ubukode n'ibindi byangombwa. Ngira ngo ibyo bintu byo murabizi cyane, aho usanga muri ghetto irimo nk'abana b'abasore nka 5, atari uko buri wese aba atifuza kwibana, ariko kubera ko ubuzima buba bugoye, umwe arazana 5 undi 5 undi 5, ubuzima bashe kuba bwakomeza. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kiri mu rubyiruko. Uretse ikibazo cy'ubukode buhenze, hari n'ikindi kibazo abakodesha benshi bavuga ko kibaremereye cyane, uburyo bamwe bari muri ba nyiri mazu bashyiraho ibiciro uko bishakiye, cyane cyane ku mazi ndetse n'amashanyarazi. Hari abaturage bavuga ko usanga mu nzu nyinshi abakodesha badahabwa konteri zabo bwite, ahubwo bagasangira konteri imwe n'abandi. Ibi ngo bituma bamwe muri ba nyiramazu bishyiriraho amafaranga bavuga ko arenze cyane ugereranyije n'ibyakoreshejwe. Urumva niba
hari inzu zigera muri 15 mu gipangu kimwe, ugasanga basangira konteri imwe. Muri izo nzu 15 hari abafite amafrigo, hari abatayafite. Urumva abatafite ibikoresho by'umuriro babirenganyirizwamo, ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane. Bamwe bavuga ko hari igihe ukoresha amazi make cyangwa umuriro muke ariko ugasanga wishyuzwa amafaranga menshi cyane. Abandi bakavuga ko hari aho nyir'inzu akubarira amafaranga uko ushaka kuko nta buryo uba ufite bwo kugenzura ibyo mwakoresheje, nawe ukabyemera, nyine nta kundi uba wagira. Hari abaturage rero bavuga ko bamwe muri ba nyir'amazu bakoresha andi mayeri yo kongera amafaranga yishyurwa n'abakodesha, harimo amafaranga y'isuku, umutekano cyangwa izindi serivisi bavuga ko akenshi zidasobanurwa neza. Abakodesha bamwe bavuga ko baba bafite impungenge zo kubaza cyangwa kujimaka na ba nyir'amazu kubera gutinya kwirukanwa cyangwa kongererwa ibiciro. Iki kibazo rero abaturage bavuga ko gikomeje gutuma ubuzima burushaho kugorana, cyane cyane ku bantu bafite ubushobozi buke. Abasesenguzi bamwe bavuga ko izamuka ry'ibiciro by'amazu rishobora guterwa n'impamvu zitandukanye zirimo ubwiyongere bw'abimukira baza gushakira ubuzima muri Kigali. Icya kabiri ni izamuka ry'ibiciro by'ubwubatsi. Icya gatatu ni imiturire iri kuvugururwa. Ikindi kandi ndetse n'ubucuruzi bw'amazu buri kugenda bwiyongera. Hari kandi abavuga ko kuba Kigali ikomeje kwaguka ndetse no kubakwamo inyubako nyinshi zigezweho biri gutuma ibiciro by'amazu bikomeza kuzamuka kurusha ubushobozi bwa bamwe mu baturage. Ku ruhande rwa leta hakomeje kuvugwa gahunda zigamije guteza imbere imiturire ndetse no gufasha abaturage kubona aho kuba heza kandi hashoboka. Hari gahunda zitandukanye zimaze gutangazwa zirimo kubaka inzu ziciriritse, guteza imbere imijyi yunganira Kigali ndetse no kuvugurura ahantu hatandukanye abaturage batuye. Abayobozi bakomeje kuvuga ko intego ari ugufasha abaturage kubona imiturire myiza kandi ijyanye n'iterambere ry'umujyi. Ni ukuvuga ngo buriya ikiguzi, ikigurwa, ikigurishwa, n'ugura n'ubushobozi afite byose bihurira hamwe, akaba ari byo bidetermina igiciro kikizagurwa. Ni ukuvuga iki? Niba mfite inzu yanjye iri ku 200,000, abantu bakaba bayikeneye ari 10, byanze bikunze kubera ko bayikeneye bose ari 10, hazazamo kompetisiyo, cya giciro cy'inzu kizazamuka. Kugira ngo rero ibyo ngibyo bigabanuke, ni ugushyiraho ingamba ahubwo zituma amazu ameze nk'iyo yiyongera. Nibwo ugabanya ikibazo kuruta kujya kubwira umuntu ngo nturenze iki giciro. Gusa abaturage benshi bo bavuga ko hakiri ikibazo cy'uko ibiciro by'ubukode bikomeje kuzamuka kurusha ubushobozi bwabo. Hari abasaba ko hashyirwaho uburyo bwo kugenzura ibiciro by'ubukode ndetse n'amafaranga y'amazi ndetse n'umuriro kugira ngo hatagira abakodesha bavuga ko bakomeza guhohoterwa n'ibiciro, bavuga ko bidafite ibisobanuro bihagije. Abandi basaba ko hubakwa inzu nyinshi ziciriritse zagenewe abaturage basanzwe bafite ubushobozi buke cyangwa buciriritse, nubwo hari ba nyir'amazu bavuga ko nabo bahura n'ibibazo birimo izamuka ry'ibiciro by'ubwubatsi, imisoro ndetse n'ibikorwa byo gufata neza inzu. Abakodesha benshi bavuga ko hakenewe uburyo buboneye kandi bubafasha kubaho neza batikoreye umutwaro uremereye. Kugeza ubu ikibazo cy'ubukode buhenze gikomeje kuba imwe mu ngingo zikomeye ziri kuvugwa cyane n'abaturage benshi batuye muri Kigali, aho benshi bavuga ko bifuza kubona ibisubizo birambye kugira ngo ubuzima bwo mu mujyi budakomeza kugorana kurushaho. Mwebwe mubibona mute? Ese ubuzima bw'abakodesha muri Kigali buragenda burushaho kugorana? Ese hari ibisubizo mubona byafasha abaturage ndetse n'abakodesha? Tuzasoma ibyo bitekerezo byanyu mu nkuru yacu itaha. Reka tubashimire. Nyitanyawe Lamberto, tubashimira ko mukurikira ibiganiro byacu. Niba warakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi cyane, ariko niba utarayikora yikoreye kugira ngo tujye dukomeza kubana 5 kuri 5. Ciao ciao, Imana ibarinde. Imbere mu gihugu ni ikiganiro cya
Kigali konekite kigaruka ku makuru avugwa mu Rwanda no hirya no hino ku isi.